abana bari mu rugo ntabwo bakodesha, yewe ubwanjye niyo mu nzu ikodeshwa kubera ko aribwo buzima buri bugufi aho nkorera. Barangiza kwiga bagize ubuzima bwiza bituma babona akazi bose, buri wese afite akazi uko nakubyiye, ni njyewe urangwa widushye. Mu minsi ishize hari indirimbo numvise yakozwe n'umuhanzi Fireman ayita Maronko. Hari ahantu avuga ngo Mana afasha abasaza bawusaziyeho ubaha amaronko. Ubwo yavugaga abasaza basaziye ku muhanda. Umuntu amaye lifti mu nce za Nyabugogo, mu gihe duparitse agiye kugira ibyo agura, mbona umugabo bigaragara ko akuze, ari nko mu myaka 70. Mwitegereza akanya nibuka ya ndirimbo ya Fireman, numva nshatse kumubaza ibibazo bimwe na bimwe. Icya mbere ni ukumubaza niba afite umugore basazanye. Icya kabiri ni ukumubaza niba afite abana. Nibazaga ntese niba bafite kuki batamufasha ngo areke gusazira ku muhanda. Byatumye mwegera, muhereza ukuboko, wenda twaganira nkamenya byinshi bimwerekeyeho, wenda nanamwigiraho byinshi, cyane cyane ko ari inararibonye. Simbashe kwinjira mu bitekerezo by'abana kuko buryo ubukoze ikosa ni ikosa ubukoze. Ifu gutekereza ukwaje kubera ko baragize imana bakiga bakarangiza akabafite akazi, buri wese afite akazi, nta kibazo gihe bafitanye nabo. Izina rye ni Irinyamugi, yitwa Rurangwa. Uku niko avuga incamake y'ubuzima bwe. Urakoze cyane. Bo yaravukiye Nyarugenge, nitwa Rurangwa Selemani. Kubw'ibyo mu mikurire yanjye n'imikorere natangire mu magare ngera muri za moto nyivamo nkurikirana iby'imipira n'iki, mwabeza gutyo. Ubuzima bwanjye rero buracyari gutya bitewe n'ibyo ndimo, nagiye mu byerekeranye n'umutekano, ariko maze gusaza imyaka ari myinshi. Atubwira amateka y'umuryango we gutya. Yari imeze neza kubera ko umuryango kera yagiraga n'imibereho myiza, ibirire, imikorere igaragara ku buryo bwose, ariko ubu inzara niyo iravugiriza, imiryango yarashize hirya no hino, n'ibintu birebire cyane ku buryo ntabwo wabasha kuvuga ngo ndavuga ngo iki n'iki cyo gifitiye agaciro. Wari wifashije gake, ntabwo ari cyane. Abavandimwe be baratatanye. Nakuze mfite ababyeyi bombi ariko baje gupfa, dusigara gutyo dutatanye, imiryango isigara hirya no hino. Abo mushiki wanjye ari ukwe, murumuna wanjye ari ukwe, nanjye ndi ukwanjye. Ubuzima bwe bwa cyana ngo yifuzaga kuba umushoferi. Njye nabyirutse nifuza kuba umushoferi da. Nifuza gutwara imodoka gusa, nta kindi kintu. Nakiraga umupira bikabasha kumfasha, natwaraga icyuma kikabasha kumfasha amafaranga buri cyo urya, nuko ubuzima bukomeza gutyo. None mugeze mu myaka yawe, ngeze mu myaka ya za 70, igihe ubu ni imyaka mpagazemo, aba nta kintu, nta epfo nta ruguru. Abana banjye bo bariho nabo barifashisha, abana barifashije bari ukwabo, nanjye ndi ukwanjye. Nubwo abana be bifashije, we ni nyakamwe. Sigara gutyo, ubundi buzima buriho gutyo, ndibana nta epfo nta ruguru. Ni batatu, ariko buri wese afite ukwe, nawe ndibana gutyo. Abahungu ntabwo bari bashaka ko ni ikintu nabiyamye, abahungu ntabwo bari bashaka, ariko umukobwa we amaze kubyara 5. Yemeza ko kubyara bitangira umuntu yishimye, nyuma bikaba imvune.
ni ibintu umuntu akora yishimye, ariko hari aho ugera ukabona ko harimo n'imvune zitabasha gushyira gutyo gusa. Nk'imvune z'amashuri, kurya byo hambere ntabwo twaryaga ibyo kurya bitugoye, ariko ubu ngubu cyitwa icyo kurya kirahenze, ubuzima burahenze. Abumwe arakodesha yiyita indushyi, mu gihe abana be bo baba mu nzu y'iwabo. Sinzi niba ari ubushake bwe. Ndibana nta muntu mbana nawe, abana bawe ukwabo nanjye mukwanjye. Rero uvuga ngo ubuzima bwanjye ngiye ngomba kwimenya uko naryo uko naryama, nta kintu. Abana bari mu rugo ntabwo bakodesha, yewe ubwanjye niyo bo mu nzu ikodeshwa kubera ko aribwo buzima buri bugufi aho nkorera. Barangiza kwiga bagize ubuzima bwiza, bituma babona akazi bose, buri wese afite akazi uko nakubyiye, ni njyewe urangwa w'indushyi. Icyiza ni uko bajya bamuremera, bagira burya bakavuga ati uyu munsi tugiye kuremera muzehe, bakaba baza bakagusigira icyo bafite. Ntabwo ari ngombwa kukivuga ngo byageze gutya. Nuko mbayeho. Abana ngo babayeho neza nta kibazo, ko bize se bakabasha kugira icyo bageraho, byarashimishije, bituma nanjye niberaho nta kibazo mfite n'abana, niberaho nta muntu ufite ikibazo. Batoya kubera ko baba bakeneye kujya gusura umuryango, abwira ati papa, nyogokuru, sogokuru, ibintu nk'ibyo baba heye, bakaba babasha gufata umwana umwe mukajyana, cyangwa uko ari babiri mukajyana, ukabatamiriza mu muryango kwa. Ibi byarangira tugasubira muri ntuza yacu, ariko umuryango wabamenye nabo bawumenye. Mu byamubabaje ni ukubura ababyeyi ndetse n'umugore we hakiri kare. Icyababaje nawe rero uko nabuze mama nkabura papa nkabura umugore wanjye, ibyo byababaje mu mateka yanjye. Iby'abana ntabikozwa. Nakubwira ko nshimishwa n'iki, ko ntacyo kibaho, ntacyo. Yewe n'umupira gusa mu mutwe wanjye niyo kintu kishimisha gusa, mu mutwe niyo kishimisha, nta kindi kintu cyanyura, nta na kimwe rwose. Agapira kureba agapira nkishima nkanasakuza ibintu nk'ibyo. Iyo ni inkunga y'Imana yampaye. Imana yampaye inkunga, abana babasha kubaho neza. Nanjye ubwo ngubwo nibwo buzima nabashe kugira ngo ibitekerezo bizima, naho ubundi wapi. Yifuza kuva mu buzima bw'umuhanda. Ngeze icyo mbona kimfasha nkabona ubundi buzima bundi nk'ibi ndimo nkabivamo kwa, ndumva byamfasha bwo nahindura ubwonko, hagenda mfite indi avantine ngomba kujyamo. Akantu ntekereza nakora, nakora akantu kameze nk'ikira akifashisha nka resitora cyangwa ikindi gikorwa cyatuma ubuzima bwanjye bukomeza kugenda. No guhinga byavamo, usibye ko umuntu w'ubu guhinga biragoranye. Nabo bifuza ko yava ku muhanda, ariko nta gikorwa. Yemba byoroshye kuva ku muhanda, birabashimisha. Avuga ati uramutse uvuye ku muhanda, ko nabo baba babyifuza. Ntabwo bashaka ko basanga amagazi nk'ariya, bashaka ko basanga amagazi muri abo bantu nyine sakara. Ntabwo nabona ukuntu nabyita, ibintu bidafudutse. Mbega simbashe kwinjira mu bitekerezo by'abana, kuko burya ubukoze ikosa ni ikosa ubukoze. Ifu gutekereza ukwanjye, kubera ko banagize Imana bakiga bakarangiza, bakaba bafite akazi, buri wese afite akazi, nta kibazo njye mbafitanye nabo. Nubwo ngo yisaziye, ubuzima bw'iki gihe burahenze ugereranyije n'igihe cyawe. Ikintu cyose kirahenze. Kuryama ni amafaranga, kunyara ni amafaranga, yewe no kuvoma ni amafaranga. Buri kintu cyose no gukoresha ifaranga, rero utarifite n'imibereho mibi. Amabyiruka yanjye byari byiza, naho ubu ngubu ibintu birimo biragenda
niba bibi ntabwo nabyita byiza kuko ikintu cyose kirahenze ikintu cyose kirahenze ku bw'ibyo rero ndagira ngo umenyeshe ko ntacyo turi cyo nta buzima dufite ntabwo nta kintu na kimwe atekereza ku masaziro ye kubera imbaraga z'Imana nimbasha kubona iyo nkunga nkabasha kugera ku byo nifuje kandi kugera ku byiye ushobora kuzagira ubuzima bwiza no kuba nisaziye nabyo ni byiza nta kindi kintu ushobora kwifuza ni ukwifuza icyo umuntu icyamutunga n'ejo hazaza ukaba uvuga uti niyo napfe ubundi ariko narabashije no kurya ubutumwa si ni ukubabwira bagira amahoro ibindi Nyagasani n'ubipanga. Nyuma yo kuduha ikiganiro cyiza Next Hope TV yamuhaye ukuboko, nawe numucaho uzamuganirize yabonye byinshi kukurusha. Ibyiyumviro rero ibya ntabyo kintu nakubwira ni kimwe, ugomba kuba gucishiriza ibintu byose ukagenda gake. Nta kindi kintu nabona nakubwira muntu wanjye ntacyo. Abana nabo mwihangane mufasha ababyeyi batazasaza banduranye. Iyi Next Hope TV, kora subscribe.